cyo muri Afurika cy'abirabura nkabona nta mahoro akirimo, akagera mu gihugu kindi naka cyo muri Afurika ngo agasanga nta mahoro akirimo, akagenda mu kindi ngo agasanga nta mahoro akirimo, ngo agere aho ngaho aravuga ati igihugu cy'abirabura ntikigira amahoro, atari ko twabona amahoro. Baratekereza baravuga ati no ku 14 abayobora 12 no ku 14 dusubire tugende mu Bagalatiya 5:22 turasozereza mu Bakolosayi 1:20. Abagalatiya 5:22 subira kandi turasoma Abakolosayi niho dusozereza. Abaheburayo 12 no ku 14 igaragaza gusambura Bibiliya zacu kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. Dusome urwandiko rw'Abaheburayo igice 12 umurongo wa 14. Urwango mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'ukwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Tugende mu Bagalatiya 5:22 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice 5 n'umurongo waho 22. Abafite Bibiliya duhuje paji 193, abandi ubwo nabo ni hafi aho ngaho. Igice 5 urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya umurongo 22. Ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo ni ibyishimo n'amahoro. Amen. Amen. Soma Abakolosayi Abakolosayi igice cya mbere n'umurongo waho wa 20. Ufite Bibiliya uje ni paji ya 203, abandi nabo ni hafi aho. Urwandiko rw'Abakolosayi Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20. Kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we imwigisha n'ibintu byose ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Amen. Akoze nawe Imana igufasha. Tubane naso kandi twegerane mu bitekerezo. Iyo abantu begeranye mu bitekerezo murumvikana kandi mukakira kuko baba mu bitekerezo bibi. Ariko iyo abantu ibitekerezo bidahuye boyaye guhuza ntabwo bahura. Dushimira Imana kuba tubanye twese. Imana yarakurinze, Imana irandinda, umuntu wese Imana afite amashimwe yiwe hagati muri we, ariko twese rusange dushimira Imana kuko yatugejeje hano mu murimo wayo. Imana ishimwe. Abaririmbyi ntabwo kuririmba neza, kandi ibintu by'abaririmbyi nababwira mbere cyane ko bikunda biza binezeza. Icyo bikora, hari indirimbo zimwe niba ari ukutamenyera niba ibyuma muririmbiramo bikavuga cyane, twebwe bari mu zabukuru akavuga kuko biragenda turuhumenya n'iyindirimbo iti ukabona gusa mwebwe ko muratega amaboko, ariko ugategera akabaho wumva kamwe agagezeri ugatoramo kamwe. Ariko turadushima Imana, Imana izigera mu mutima ikagumika zitwigisha naho tuguma tukanezerwa kandi nawe yumva uko ihari, ariko tugategera mu mitima tukamenya mu indirimbo ivuze gutya kandi iyi ndirimbo yerekeye kuri Yesu. Abantu b'umuntu yoza ahohotera, ariko agahohotera agahohotera kuri Yesu oya bifite agaciro. Haleluya.
biza bitunezeza. Aho iyi ndirimbo mwarimu wacu yadutangirijeho, simenya iyi ngiyi ivuga ngo nishimiye ko Yesu akunda. Iyi ndirimbo irantangaje kuba twishimiye ko Yesu adukunda, kandi ukareba icyo agukundira ukakiriza. Ariko ikintu cyanejeje handuze ngo nimara kumwibonera ageze mu ijuru, we ntuzamubona shabate cyangwa umusore umwe naza amaze bereka ukuntu byambereye. Yavuze ngo nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru ko gatugeze, nindeba ubwiza bwo mu ijuru nzamubaza ndetse ni iki cyatumye ngura, ni iki wanciye, ni imirimo myiza, ni ugukiranuka, ni ubutunzi nari mfite, ni ibiki nakoze kugira ngo nkwirebere mu maso. Haleluya! Aravuga ngo nindeba ubwiza bwo mu ijuru nzaje kubaza nti ni iki cyatumye ungura. Ariko ndimo ko bitunejeje, biranejeje kuzamubaza ngo ni iki cyatumye ungura. Ubu twese turi aho ngaho ntawe uzi niba sinabivuga ko tuzaja mu ijuru twese, abamaze kumwemera twese tuzaja mu ijuru. Ariko icyanejeje ni uko nzamubaza ngo se erega bwa bundi nari narakumenye, erega bwa bundi wari unkunda Yesu we, ni iki cyatumye ungura. Haleluya! Yesu aradukunda. Murakoze mwene data. Ubwo niko tuzabaza Imana mu ijuru, tuza twibaza ngo se ni iki cyatumye dukunda, ni iki waduciye, ni imirimo myiza. Inzarushe Yesu bakatwitangira kumusaraba, ababazwa agatukwa, agacunaguzwa, ariko ngo kubera nde, kubera jewe. Reka nirose ubwiye mugenzi wawe ngo ni wowe watumye sabanga. Aha, nibe yasize, ni wowe yasize. Ibyishimo bizabiza bikaba byo gutesha n'Imana naho wari ugiye kuvuga. Ariko cyane cyane nababwiye ngo ako ngako nako kabagere, uzugenda uvuga ngo se Yesu we, ni iki cyatumye ungura. Ariko uvuga ngo nindeba ubwiza bwawe bwo mu ijuru, icyo gihe nanjye nzagusubiza ngo se wankunda. Nawe azakubwira ati burya nyine naragukunze, hari icyo wakoreye. Ibyo ngibyo ni iby'Imana, natwe nitumara kwimusangiriya duhaye tuganira nawe. Ariko kuganira n'Imana ni amafire. Umuntu uzabona aganiriye n'Imana oya ni umunyamahirwe. Umuntu uzabona harabaza Imana ngo se ni iki cyatumye ungura, Yesu we, ni iki cyatumye ungura. Ariko reka tugende mu ijambo ry'Imana twasomye tutabatindiye, tuzi kuko mwarimu wacu yaravuze ngo mu wundi mwanya saa 10 ni kuza hano, kandi ifunguro ryera aho ngaho abacunguwe na Yesu kuza kwakira umubiri wa Yesu, kuza kwakira amaraso ya Yesu. Turabahereza wenda akanya gatoya mugende namwe bashika mu ngo umusore mugaruke, muramenyeka abacunguwe na Yesu n'abazomubaza ngo ni iki cyatumye ungura. Muramenye kugenda n'umushika mu mazu ngo twanagushima ngo twebwe twarwariye ngo ntawe ushobora kugenda iriya ngo twumva tuje. Oya yetuhe ugaruke, sibyo? Turabyumvikana? Muragaruka. Ijambo ry'Imana twamaze gusoma, twakuze ngo tuganire amahoro mu mbuto z'umwuka. Uzisomye neza udusanga hari 9. Muri iri 9 nakuyemo imbuto yitwa amahoro. Nawe nibazakubwira ubundi munsi, nawe uzakuramo iyindi nawe wumva uhuriranye nayo kandi kumva ikugezemo, kandi ukumva Yesu nawe iyo witanze
bazakubwira murigisha ukiruka ugasoma ibintu ugahindagura ukabyuta, ariko hakaza n'akantu ka mesaje kavuga ngo uyu munsi, haleluya, bikavuga ngo uyu munsi mbiriga mbohereje, bikavuga ngo ngaho mwakire iri jambo. Iyi mesaje yanyu ni amahoro. Amahoro. Iyo niyo mesaje Imana yaduhaye ngo tubabwire amahoro. Ijambo ry'Imana ryavuze amahoro. Hano twamaze gusoma mu Baheburayo havuze ngo tubane n'abantu bose amahoro. Ntabwo gusa nahagarariye. Shakisha aya mahoro. Biravuga ngo turaganira bibaza ko se amahoro ni iki? Muri izi mbuto 9 ukaba wakuye, Imana ikaba yaduhaye ijambo rivuga ngo amahoro. Bishatse kuvuga gute? Ijambo ry'Imana biravuga ngo se aya mahoro ni bande bazabayahabwa? Ni abameze bate bazabahabwa aya mahoro? Icyongeye bikavuga ngo se muri twe aya mahoro Yesu yadusigiye abahehe? Amahoro atumbitse hehe? Aya mahoro atuye hehe? Ariko ijambo ry'Imana turajya kubabwira aho aya mahoro atumbitse. Agashaka n'irindi jambo rivuga ngo se kubana n'abantu bose amahoro. Twubana kujewe kandi nobana gute n'abantu bose amahoro. N'iki kiganiro tuganiriye umunsi tugiheshejwe n'Imana kandi tukibashishijwe n'Imana. Muri ibi byose amahoro dusanga ngo ni imbuto y'Imana, ni imbuto y'Umwuka Wera, imbuto y'Umwuka ngo ituruka ku Mana, ni imbuto y'Imana. Iyi mbuto y'Imana niyo yitwa amahoro. Abantu bazavuga amahoro n'ubu uharenda mu kari amahoro, bahura na mugenzi wawe amahoro. Ariko ntumenye ngo aya mahoro se yavuye hehe? Ni amahoro y'Imana, ni amahoro atangwa n'Imana, ni imbuto y'Umwuka w'amahoro w'Imana. Iyi ni imbuto y'Imana Imana iziduhereza. Uzugenda kubwira mugenzi wawe ngo amahoro, 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 uzumenya kuko ari imbuto y'Imana, ari imbuto y'Umwuka yavuye ku Mana, imbuto y'Imana. Iyi ni imbuto y'Imana, imbuto y'Umwuka. Bikavuga ngo se aya mahoro twoyabona dute? Aya mahoro noyabona ate? Hariho umuririmbyi wavuze ngo se igorigota n'ubu haracyariho bihano, uwabambiwe mubonye icyo gihe ngo nabona amahoro. Haleluya! Uwabambiwe mubonye imbadusa amahoro. Biravuga ngo aya mahoro iyo aje iwawe, noneho tugera mu mazu yacu, aravuga ngo aya mahoro iyo aje iwawe ngo ni amahoro atangwa na Yesu Kristo, cyangwa se ni amahoro atangwa na Kristo. Ntabwo yashakisha ngo arayabona, ahubwo ngo iyo aje ayo mahoro akaza mu wawe, cyangwa se akaza muri iri torero, cyangwa se akagera muri kino gihugu, ayo mahoro ngo ni amahoro atangwa na Kristo. Kwa nini ijambo ry'Imana ritubwiye ayo mahoro turayakenera atangwa na Kristo? Icyo rero bikavuga ngo se aya mahoro umuntu yoyabona giheke? Oya mahoro twoyakira giheke? Umuntu yoyabona gute? Hariho ubushakashatsi abanyabwenge no kuri amazina babona, abanyabwenge baragowe. Abanyabwenge bazabatekereza ibintu umuntu atomenya kuko
uratekereza waswa n'abandi batari abahanga badanditse mu bwenge. Uwo munyabwenge ngo aratekereza twese aya mahoro baza batubwira n'aya mahoro turimo n'uku tumeze aho ko barendeye bahano muri iki gihugu cyacu cyo muri Afurika cy'abirabura nkabona nta mahoro akirimo, akagera mu gihugu kindi natwe cyo muri Afurika ngo agasanga nta mahoro akirimo, akagenda mu kindi ngo agasanga nta mahoro akirimo, ngo agere aho ngaho aravuga ati igihugu cy'abirabura ntikigira amahoro, atari ko twabona amahoro. Baratekereza aravuga ati wowe muri Amerika, ati muri Amerika mu bazungu ati nobona amahoro, ati wenda icyo gihugu cyo nosanga kirimo amahoro. Aho ngo arayifata indege aragenda aja muri Amerika, ngo acururuka ngo asanga induru ko bararira ko baraboroga ngo bikoreye ibirambo. Reka naho bazaba ubwo niho tumaze kukimenya kiriya gihugu cyo muri Amerika, aho abantu bamaze kukigengamo cyane, abirabura, abaturanyi, abavandimwe b'ikirenesi. Niho bwitanga babonye kuko nacyo abaza bakubaza. Hari igihe kimwe umuntu umwe yavuze ngo muri Amerika ngo umuntu uzo ngo ni uwagize impanuka, ngo ariko umwana mutoya ngo ntibarabona, ngo kandi uzu ni umuntu ugeze mu zabukuru agasaza, uwo nguwo ngo ni uzu, ngo ariko umuntu w'umusore ngo ntaza. Uwo nguwo babitekereza ati icyo gihugu ni igihugu cy'amahoro. Ariko twasanze igihugu isi yose iyo bazavuga ngo isi yose ni aragenda ngo yikozemo indege imurukije niba ari imugejeje ngo asanga induru y'abahimye ko baraboroga ngo asanga bikoreye imirambo ko baraja gushingwa. Atese iki nicyo gihugu nari uje ko ngo nicyo gifite amahoro, none ko usanze nacyo kimeze k'iwacu cy'abirabura. Turi kumwe, turacyari kumwe. Aravuga ati dusanze igihugu cyose ni kimwe. Amaze kubivuga gutyo ngo aratekereza, abanyabwenge bavuze ngo ni abahanga cyane baranditse, ngo aratekereza baranyanye batese none se aya mahoro nuyabona hehe? Ngo akitekereza aravuga ati aya mahoro aho nuyabona, aravuga ngo aya mahoro ko yasanga muri Yesu. Haleluya! Aravuga ngo aya mahoro nta handi ko yaronka, aravuga ngo muri we ni muri Yesu tworonka amahoro. Ati isi yose yuzuye imibabaro n'amarushwa n'ibindi, atari ko muri Yesu niho hari amahoro. Mwabwiye mugenzi wawe bakira amahoro, mubwire bakira amahoro yatahane. Amahoro ya Yesu abanye namwe. Yesu ngo yaragiye ageze ku musaraba arasenga ngo bahereze amahoro data we. Ati kandi amahoro njyewe ayo dutanga aravuga ngo si nk'ay'ab'isi baza bataha. Ab'isi ngo baza batanga y'akanya gato, ariko ngo aya Yesu ngo n'ay'iteka ryose, aya Yesu ngo n'ay'ibihe byose. Aravuga ngo nasigiye amahoro. Ngaya mahoro yadusigiye, aravuga ngo tubane n'abantu bose amahoro. Ariko aravuga ngo ese ayo mahoro aba hehe? Ayo mahoro aba mu mitima. Aho niho Yesu niho haba ifumbire ry'amahoro riba mu mitima yacu. Naho amahoro aba ni mu mitima. Iyo amaze kuba mu mutima wacu, ngicyo gihe tuba tugira ngo usabane n'Imana, kandi nicyo gihe tuba tumenya amaraso agaciro k'amaraso ya Yesu. Nicyo gituma tuba tumenya ngo Yesu yarapfuye, tukamenya ngo Yesu yarazutse, tukamenya ngo amaraso ya Yesu, umwanditsi yavuze ngo amaraso ya Yesu ngo nayo agaciro, ngo yatunganishije ngo abo mu isi n'abo mu ijuru, ngo araduhuza. Ayo maraso ya Yesu ngo nafite agaciro. Amen. Amaraso ya Yesu afite agaciro, ngo yaduhuje n'abo mu ijuru. Urimo kwicara tuvugana tukaganira n'abo mu ijuru kubera amaraso ya Yesu ariyo yo ku musaraba. Amaraso ya Yesu ngo yaza avuga amahoro, ayabereye akavuga ngo ni muhomba zagahita iguhorera ubwoko bwawe. Ariko ngo amaraso ya Yesu ngo ni amaraso y'imbabazi. Haleluya! Amaraso ya Yesu ngo ni amaraso y'amahoro. Iyo atanze amahoro
ayo mahoro turayakwiriye ngo ni amahoro yo mu mutima. Kandi ayo mahoro aravuga ngo iyo tumaze kugira ubusabane n'Imana, icyo gihe ngo uhura n'ibibazo noneho batubwiye kuyo mu mubiri, ari inyuma mu mubiri mwiza. Aravuga ngo nubwo twuhura n'ibibazo n'ingorane, ariko ngo dufitanye amahoro yo mu mutima. Wego Yesu yadushize ku rutare, aho mu rutare niho twicaye, niho duhagaze, ngo nta kintu na kimwe kizatunyeganyeza. Ibishitsi nubwo yoba ibihuhuta bigahuhuta, ingorane zikaba, ngo nta kintu na kimwe kizatunyeganyeza, kuko dutewe muri Yesu. Dufite imizi ishorera muri Yesu. Aho ngaho ibibazo bibaye ntacyo byadutwara, kuko turi muri Yesu. Aho niho duhagaze, ntacyo tunyeganyeza. Abafite amahoro mu mitima ntibazabanyeganyega, nubwo intambara ziraye, ibibazo bikaba, ibyago bikaba, ntibazabanyeganyega. Ibi bihugu byose bibuza amahoro. Urimo gusanga igihugu ngo nta mahoro gifite, ugasanga ku bwoko biragenda ngo tugiye gushakisha amahoro, bashikiyo bakagenda bakananirana, muri bo bagaterana, dushaka amahoro bakananirana, yarabuze. Mu matorero muri mukumva ukunguku, ugasanga habuze amahoro, ugasanga ko bararengukanaho, ugasanga yagakire, nta mahoro. Ariko ngo abafite amahoro yo mu mutima, haleluya, abafite amahoro yo mu mutima ngo ntakiza kibanyeganyeza. Muri Yesu niho hari amahoro. Biravuze ngo amahoro tuzaduhabwa igihe tuyahabwa, ngo ni igihe umuntu yakira Imana Yesu, ukamumenya ko umukiza wawe, ukamenya kuko yagucunguye, ukamenya ubwiza bwiwe, ukamenya icyubahiro cye, nawe bw'icyo azakora muri ibyo byose, azaguhereza amahoro akaba muri wowe. Ijambo ry'Imana uko niko ritubwiye. Tugiye gusoza tuvuga ngo kubana n'abandi bantu bose amahoro. Ikibazo gikomeye, kubana n'abantu bose amahoro. Asabe biragoye, kandi sinabona uko mbabwiye. Murebe namwe ngo tubane n'aba bantu bose amahoro. Hano mu karere ngo tubane amahoro, mu kagari ngo tubane amahoro, mu midugudu ngo tubane amahoro, mu gihugu ngo tubane amahoro. Abantu bose, ababi tubane amahoro, abeza tubane amahoro. Umuntu uwo ari we wese ngo mubane amahoro. Hari mu kubaho ushakisha amahoro, ukagenda ukirebera umukire ukize, wifitiye amamodoka n'ibindi bitavuze uzi, wamara ukavuga ngo reka mushakeho ubushuti, birakwibanire nawe, afite akazakorera. Atari ko se uriya wundi umeze kuriya, ndaja kumwisunga, ndaja kubana nawe, azamara ibiki? Ivyo bintu abantu bakamigamo. Ijambo ryongeye kubana n'abantu bose amahoro. Hari abari, hari abeza, hari abapagani, hari abibyi, hari abarozi, hari abasambanyi. Ababi bose tugiye tuvuga, hari abicanyi. Abicanyi babandi bazavuga ngo bakwice, hari igihe kimwe bakazavuga ngo barimo kwica abantu ngo bagenda bagurisha amaraso. Uwo akakurarira ku ijuru bwacyo akakwica, ngo akujanye amaraso, ngo ariko kuyagurisha iwe, agasanga akabona ngo bw'inyungu yiwe. Ariko Bibiliya yavuze ngo tubane n'abenabo, tubane n'abamahoro. Abahari bakora ibibindi byose bibi, tubane n'abamahoro. Urumva ntabwo ijambo ry'Imana ryamye rizana ikizame gikomeye kiravuga ngo mutihangane ivyo byose. Ariko reka nkubwire ngo ikiza gituma tubana n'abamahoro, kandi ngo tukabazana bakaba mu mucyo, bakaba mu mahoro, bakaba mu byishimo, bakaba mu munezero, bakadusanga ahangaha. Yakwije mubana amahoro. Yagukoreye igitanga ibintu nawe bitavuga akabigukorera, ariko Bibiliya yavuze ngo ibana amahoro. Ayo mahoro ni ayahe? Aturuka hehe? Biterwa n'iki kugira ngo ubane n'uwo muntu?
byavuze ngo ayo mahoro ikiza gituma ubana na bene abo bantu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ryavuze ngo iyo mbuto y'umwuka, iyo mbuto y'amahoro, iyo mbuto ngo ni imbuto abakristo ngo bazabashirwamo, ikagera iyo mbuto ngo igakiza n'abandi, igakura abandi iriya bari mu byaha ikabazana. Nicyo gituma bivuga ngo twebwe abakijijwe, twebwe abafite iyi mbuto ifite agaciro, twebwe abafite iyi mbuto ifite akamaro ku bantu, imbuto ikiza, twebwe abayihawe, abizeye bahawe iyi mbuto. Namwe mushakisha abandi kugira ngo mubazane kuri Yesu bakizwe n'izi mbuto babasoroma. Iyi mbuto ni imbuto dukwiriye gufumbira hagati muri twebwe, igakomeza kwera imbuto, ikagera mu bantu bose, ikabakiza, igakiza abanyabyaha, igakiza abicanyi, igakiza abibyi. Hari umwe ngo wagiye kwiba, yiba agatabo ka wokovu, amaze kukiba ngo arakajana, amaze kugashitse yagashitsaga, ngo ararambura ngo arebe indirimbo ngo ayirebye, ngo asangamo agwa ku ivensi ivuga ngo niri kwega mbari sana, ngo nagiye kure cyane nkurikira ibintu bibi, ariko ngoje kureba nyuma nsanga ndibishe, ngo bituma nawe akubanuka kandi yarakijanye ari ukwiye, ariko ngo kimuviramo agakiza. Imbuto zacu zerera abantu bose, imbuto zacu zikiza abantu bose, imbuto zacu zikiza abapagani. Turashoje, reka bavuga ngo tuba tubasigira kandi na gatoya n'abaririmbyi bene ibyo, kuko abaririmbyi babaha akaririmbo kamwe baza batakuwe neza, dusanga abantu batamerewe neza. Jewe nabaye umuririmbyi kandi nabaye bene abo ngabo. Hari umuzinya kandi mu giterane nari mfite kubwiriza, abaririmbyi twegeranye, arambwira ati pasiteri ati noneho nyabona namwe abigisha uza kudusigira kandi natwe turirimba. Mwebwe itamuza kuririmba ngo mwateye ikorasi mugashiraho n'izindi, mwebwe mutaza mudusigira kandi gatoya ngo mugire indirimbo mureke ikorasi. Aho ngoje kubwiriza mpagurutse nibuka rya jambo, ariko ngo barebe usanga namwe mwarapfuye, muragowe abaririmbyi kuko bararusha. Muzamubona baririmba n'icyubuto nabo bararusha. Umuntu arimo kwamagenda yagera mu mujyi cyane nyine ni umucuruzi, kandi nyine amasaha y'umugoroba niyo abantu abaguzi baza baza kugura, muza mubibona nama mugoroba. Ariko iyo amaze kuvuga ngo tugiye mu ikorari, ngo perezida ari kera bahashitse abandi, we yaza yamakinga ntababwiye akareba ya mafaranga azajya nimugoroba. Nicyo gituma natwe tuba tubahereza akanya mwari uzobahereza ahubwo n'uturirimbo tubiri babe kabumva ko batuzunguka, we kaba turukuka ntawo bagaya kurara umugoroba ngo mwagiye kuri pete, mwagiye muduki, bene twunguka bazaba bareba namwe babahereza akanya gatoya n'uturirimbo nka tubiri cyangwa n'ibishaka nyine nazitatu nazo zibamwamira. Murakoze cyane, ariko icyo nshatse kuvuga, nshatse guhamagara abantu batarakizwa. Umuntu utarakizwa, utarakira agakiza, amaraso ya Yesu atarageramo, kandi ayo maraso aragukeneye, kandi ako gakiza karagukeneye, kandi iyo mbuto nawe